turabivuga ngo iki ikipe ya Rayon Sport noneho mu byishimo bikomeye yatsindaga ikipe ya Rutsiro ibitego 3 ku gitego kimwe. Ni ibitego byiza cyane byatsinzwe nyuma yuko Rayon Sport yari maze iminsi yarabuze intsinzi rwose. Mu byukuri bari bararwaye umwuma w'intsinzi pe, barashakishije byaranze, ariko nyuma yuko birukanye umutoza, nyuma yuko nyine bibonetse ko ikibazo cyari umutoza, nyuma warungirije akaba ari usigarana equipe, byarangiye n'ubundi intsinzi ku munota wa nyuma ibonetse. Yabonetse bivuze ngo abafana ba Rayon Sport baraye mu byishimo, bamugahinda bari bamazemo iminsi, navuga ko kashyizweho akadomo, nubwo tutazi nimba ari ibizakomeza cyangwa ari ibigomba kugarukira hariya. Gusa wenda icyo twabifuriza nuko bakomeza bagatsinda, amafaranga akaboneka, dore ko Rayon Sport ibikeneye amafaranga mu buryo bugiye butandukanye, ibyikeneye ibintu byinshi, murabizi nta handi kura ni mu bafana. Ubwo rero iyo abafana batari kuza ku kibuga, abafana batarimo bitabira match, icyo gihe abareyo mwese ubwo muba muri kwihemukira, ikipe yanyu ntabwo ibiri kubona ibyinjira, kandi uko ibyinjira bibura muri Rayon Sport, ubwo ni nako n'intsinzi igira gute ibura. So ndavuga ko rero nibya ibyishimo. Umutoza Feruzi yatangaje ko mu byukuri umutoza wari uhari Rotifa ari wari ufite ikibazo, nyamara yahise atangira kwishongora avuga ati hari ibintu byinshi yakoraga ntemeraga, niyo mpamvu nabihinduye. Ndavuga nti reka mbihindure byinshi, niyo mpamvu mubona ngo intsinzi yabonetse, bivuze ko hari ibyo batemeranyagaho n'ubundi. Ibyo byose rero batemeranyagaho yabiretse, nawe akora nk'umutoza mukuru, abona intsinzi. Ibitego 3 ni byinshi mu byukuri, ibitego 3 ni akayabo ku ikipe nka Rutsiro, ikipe ikomeye ikunda guhangana, ikunda kugora amakipe akomeye, ariko uyu mugabo yagize gutya ikuraho amanota 3. Wakwibaza uti bizakomeza gutya, amanota 3 azakomeza kuboneka? Ni ibyo gutega amaso tukareba, cyane ko tuzi ko ikipe ya Rayon Sport ibura abakinnyi bakomeye nka Faringanye na wa mwataka wunda Somani nawe wavunitse. Abizi ko hari abagiye bagenda bibazo mu bakinnyi, ugasanga nyine ntago bituma Rayon Sport iba ya Rayon Sport ikomeye nyine ishobora guhangana na za PER na za Polisi twabonye iryana kubi ndetse yanayitsinze. Ubwo rero no kuvuga ngo turatega amaso turebe nimba koko bishoboka ko ikipe ya Rayon Sport yakomeza kwitwara neza, ikaba yagera naho yakwegukana igikombe, nubwo bitoroshye. Izo izatwara umugabo. Polisi nabonye, Polisi iratyaye, irakomeye, ifite rema. APRFC nuko, nubwo wavuga ngo Dauda na Mamadusi ubona ko bari gushyirwa ku ruhande, ariko no kwitonda. Ikipe zirakomeye, kandi na zira zindi za Gasogi n'aya makipe yandi matoya muri Rwanda Premier League, ubona ko yaje za Mukura, za Gasogizo, za Marine, muzi ko zihangana n'aya makipe akomeye. Ubwo rero no kuvuga ngo iyi champion ishobora kuzaturyohera mu buryo bugiye butandukanye. Icyo nabasaba ni ukuba muri hano kuri iyi channel yacu mukajya mukora subscribe, tukajya tubana tukabagezaho update zose zigezweho mu mikino, yaba mu Rwanda ndetse n'imahanga, hose tuzajya tubagerera tubahe amakuru. Uyu munsi rero nabwo kuri iki cyumweru murabizi ko dufite match ikomeye saa 12:30, ikipe ya PRFC irabikina n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ni match ikomeye mu byukuri, ni match nyuma yuko PRFC yakinaga na Pyramide ikayitsinda isezera ibitego 5 ku busa. Urumva ni match bagomba kuza bemeza berekana ko mu Rwanda ko kari abami, nta nundi muntu ugomba kwipima cyangwa umuntu ugomba kuzana ibintu byinshi cyane avuga ko wenda yakongera agatwara igikombe. APR iravuga iti twebwe ibikombe tugomba kubitwara mpaka bigeze ku bikombe 10 byikurikirana, niko Jangwani yatangaje. Gusa ntabwo byoroshye uyu mwaka, uko Polisi twabonye ikomeye nkuko nabivuze, ntabwo izaborohera rwose. Abafana APR ntimujyara ngo mwidoge, ngo mwidagadure, muvuge ngo mufite equipe ikomeye, ngo izazitsinda. Muzazitsinda ariko na Police FC ariko izinyagira. Ubwo rero icyo mbasaba ni ukujya muba hano. Iriya match ya nimugoroba hari 11 twamaze kubona ko umutoza ashobora kuza gushyira mu kibuga, ashobora kuza guhangana n'ikipe ya Mukura. Na abakinnyi 11 batarimo Mamadusi, batarimo Dauda Yusuf kubera ibihano bafatiwe bitewe n'imyitwarire mibi bagaragaje ubwo bari mu Misiri bagiye gukina n'ikipe ya Pyramide, tukaza gutoroka hoteli ukavuga ko bari bagiye kugambanira equipe
nubwo mu by'ukuri utavuga ko hari ibimenyetso bihari byemeza ko bari bagiye kugambana, ariko kuba baturutse kampu byonyine birahagije kugira ngo bamenye abantu bagushinja ibyaha by'uko waba wari wagiye kugambana. Urumva biravuga ko na Sheikh Djibril Ouattara nawe ataraboneka neza, urumva nawe ashobora kutaboneka kuri uyu mukino, ni nako bimeze, ahubwo amahirwe menshi nuko atari buboneke kuri iyi match. Ubwo rero mu izamu ni Pierre, no muri Pierre arabimerita, umukinnyi uvuye mu kipe y'igihugu Amavubi, nubwo batitwaye neza ariko mu by'ukuri niwe muzamu wa mbere dufite hano imbere mu gihugu no muri APR FC. Rero mu gihe batarazana undi yaba umunyamahanga, kuko nta n'undi mu Rwanda wamwicaza, n'umukurikiye Iva ntabwo nyine bavuga ngo yamwicaza, oya ntabwo byakunda, ahubwo nabo ngabo n'uwo nguwo ugomba kumanzamo. Kuri kabiri ni Kagege, Ombolenga twabonye ko ari hasi, ari inyuma pe, no muri equipe nationale twabonye ko Kagege ari we wakinnye. Hanyuma gatatu ni Claude niwe urahatera. Hanyuma Yunus na Clement n'ubundi nta kosa, nibo bagomeza gukina hariya hantu. Sekiganda hanyuma na Memeri Dao akaza gukina ku 10. Hanyuma Ruboneka arakina ku 8, Mugisha Gilbert na Kiwanuka ndetse batakishe Togwi Meri. Abo nibo baraza gukina n'ikipe ya Mukura. Ni ikipe navuga ngo irakomeye kubera ko n'ubundi nubwo twavuga abo bose wenda uretse Ouattara uri kuburamo, ariko iyo timu n'ubundi nisanzwe ibanzamo, nisanzwe ikina, kandi sinzi ko hari indi kipe yapfa kwitsinda hano mu Rwanda uko igiboneye. Ndabashimiye cyane, mukore subscribe tujye tubana mu makuru atandukanye y'imikino tugenda tubagezaho, na nyuma ya match resultat turaza kuzibagezaho. Ntimugire ikibazo, turaza kubabwira uko byagenze, ibitego ababitsinze byose turaza kubibabwira.